ariko nk'umubyeyi iyo apfuye agasiga yanditse ibaruwa ry'uzazungura imitungo ye nta busobanuro atanze atarabiganiriye n'abana abatekereza ko apfuye abana basize hehe. Hi my lovelies, nitwa Sandrine muri Mushyashyanga. Iyi niyo YouTube channel ya mbere y'agatangaza mu Rwanda, okay? So welcome back to another episode of I Learn, You Learn, We Grow Together. Ni cya gitabo cyacu Money on Your Mind. Abenshi muri mwebwe comment zanyu nazibonye mukimbaza. Muri iyi minsi yose maze mvuga amafaranga. Iki nicyo gitabo urabona ko ari kinini. Iki nicyo gitabo tuganiraho, so ni igitabo kinini cyane niyo mpamvu gifite episodes nyinshi cyane, ariko aho bigeze turenda kukirangiza, okay? So ngiye gukomeza mvuga ku buryo amafaranga aduteranya mu miryango hagati y'abavandimwe bacu n'ababyeyi bacu. Iyo tugeze kuzungura imitungo, abenshi muri mwebwe mushaka kuvuga ati wenda ntacyo mfite bazazungura, mfite ibintu bikeya, nta mitungo mfite gusigira abana ko ndabona ko utari umukire, ko dutekereza ko ibintu bya inheritance cyangwa se kuzungura bifite bihurira n'abantu b'abakire cyane bafite imitungo ikomeye. But no. Kuzungura ibintu byose, ikintu cyose ufite ni property. Hari ibintu ufite biri by'agaciro kenshi wowe utanazi ko ari imitungo abana be bashaka kuzungura. Niyo yaba ari bank account yawe, se ntari abantu bapfa ugasanga nta muntu ubasha gufungura bank account yiwe. Niyo mpamvu n'igiye gufungura bank account yawe bagusaba icyo bita next of kin, umuntu ushaka kuguhagarira mu gihe ugize ikibazo. Uwo nawo ni umutungo, assurance yawe. Ubu ngubu abantu murizigamira mu mishahara yanyu, hari amafaranga mwishyura muri social funds. Iyo nawo ni umutungo wawe. Ni ngombwa ko iyo ugize ibyago ukaba wakitaba Imana haba hari umuntu uzazungura uwo mutungo. So ikintu cyose ni umutungo, niyo ari telefone yawe, niyo ari inzu yawe, niyo yaba ari ntoyi ko yabingana kose, hari umuntu ugomba kuzungura wenda mu gihe upfuye cyangwa se mu gihe ugize ikibazo, okay? Ariko humura nta gahunda ufitanye n'urupfu, nta nubwo niyo mpamvu turi kuvuga kuri iyi topic. But ntabwo twakwirengagiza ko hari intambara nyinshi zibaho muri iyi si hagati y'abavandimwe, hagati y'ababyeyi, zituruka ku mafaranga, okay? So ni byiza ko mu muryango mu gihe cyo kuvuga ku mafaranga muganira ku mitungo, cyane cyane wenda nk'iyo ubona nk'ababyeyi bawe, sinzi akantu kari kunjya mu maso mana yanjye, cyane cyane nk'umubyeyi wenda ubonye utangiye kugira uburwayi bukomeye cyangwa se wegereje ubukuru, ni byiza ko mwiga kuganira ku mafaranga actually mukiri n'abatoye n'ibyo bibazo bitaraza. Iyo bigeze kuzungura bishaka kuzana ibibazo byinshi. Nk'umubyeyi iyo upfuye ugasiga utaravuze uzakuzungura n'impamvu azakuzungura, utarabiganiyeho n'abana, ni handi usanga abana nyuma y'uko apfuye ibaruwa bayivanyeyo wanditse uzakuzungura, bagatangira kurwana, bagatangira kurogana, bagatangira kwicana, bagatangira kugambanirana. Kubera iki? Wasize wanditse ngo ngewe kanaka mvuze ko umwana wanjye uyu yari uzanzungura. Nta bundi busobanuro uhaye abana bari busigare bicana babirwana. Kuki se ari we bahisemo? Aturusha ikisi ni igikisi, tumwishe se, twebwe ntabwo twabitwara. Ni byiza ko twiga kuganira ku mafaranga mu muryango hakiri kare mbere y'uko ibyo bibazo byose biza, okay? Now iyo bigeze ku bavandimwe usanga hari ibintu byinshi cyane tubigiraho. Kuvuka, iyo ugize amahirwe yo kuvuka mu muryango urimo abana benshi, personally njye navukiye mu muryango urimo abana benshi ari nanjye mukuru, usanga abavandimwe bacu ariyo community ya mbere tubamo tukaniga kuyibamo. Navuze cyane kandi kenshi ko intambara zijyanye n'amafaranga zitagira aho zihurira n'amafaranga. Ndongera mbisubiremo, akenshi umuntu mupfa amafaranga ntabwo mupfa amafaranga, ahubwo haba hari ibindi bibazo biri under the table, ibindi bibazo biri byinshi nyuma mutari kwa addressinga, mutari kuvanayo ngo muvuge, ariko bidafite ahantu bihuriye n'amafaranga. Iyo kuri rero mu gakiko gato cyangwa se muri iyo community ntoya yo mu rugo y'abana 5, 6, 10 kuzamura, niyo mwa muri batatu, abavandimwe bacu nibo twigiraho power. Burya mu bavandimwe uzabyitegereza haba harimo different powers, haba harimo urusha abandi imbaraga, not power y'amapinya, power like power y'umuntu, umuntu dominating akurusha abandi. Nibo twigiraho gukemura ibibazo, nibo twigiraho gusharinga, kuko dusangira ibintu byinshi, dusangira ibipupe, dusangira ibiryo, dusangira imyenda, rimwe na rimwe hari abavandimwe bambarana, dusangira ibintu byinshi. So sharing tuyigira nayo ku bavandimwe wacu, gukemura ibibazo.
gukemura ibibazo ni muri cyagiye mu bavandimwe mama mufite kuregana, kurwana, gutongana, guhishanya. Abavandimwe bacu nibo twigiraho ibintu bitandukanye. Bivuze ngo hari uburyo umubano wanyu uremwa hagati yanyu binyuze muri ibyo bintu byose. Iyo mugize ibyago mbyita ibyago. Iyo mugize ibyago ababyeyi babakujije bakaba bagaragaza ko hari abana bakunda kurusha abandi cyangwa se ko hari umwana bakunda kurusha abandi, ko hari umwana bishimira kurusha abandi, aho ngaho niho hatangira kuzamo ibibazo. Abandi bana batangira kumva bafite ishyari, kuki bamukunda kurusha abandi, kuki wahora ashimagizwa. Niyo baba bamushima kubera impamvu zifatika, kuko wenda ari we witwara neza, kuko wenda ari we utsinda mu ishuri, kuko wenda ari we watwaye ibikombe, ko ari uwa mbere or anything, igihe cyose umubyeyi agaragaje ko uwo mwana ukora ibyiza ari we akunda kurusha abandi, il faut que like surely abandi bana baba bazagira ishyari. Ibaze noneho abana aho bazakurira ejo ugapfa ugasiga will, ugasiga imyandiko ivuga ngo uwo mwana ni uhaye imitungo yawe ni ugomba kuyigena, baba bagomba kumwanga ni automatique. Iyo uri umwana rero mu rugo udatoranywa cyane cyangwa se udakundwa cyane, ndavuga uri wa mwana uri ku ruhande noneho wumva ko abavandimwe bawe hari umuvandimwe wawe bakurutisha. Niba abana n'ubundi usanga no mu kazi, niba baba barabaye abantu bakuru, usanga bavuga ngo bagira ishyari, kuko igihe cyose ahora yumva nta butabera afite, nta butabera yahawe. Iyo bagenzi be mu kazi bahawe bonus, iyo bagenzi be mu kazi bahawe promotion, iyo bagenzi be mu kazi bagize ibyo bageraho bakazamurwa mu ntera, igihe cyose agaragaza ishyari. Niba abantu dukunda kuvuga ngo agira ishyari, hari igihe batari uko agira ishyari, ahubwo ari uko no mu rugo aho yakuriye kuva ari umwana mutoya nta butabera hasanga, nta butabera yahasanze, ntabwo bamukunda kurusha abandi, yumva ko ari we mwana bajujubya kurusha abandi, niwe mwana batonganya, niwe mwana bahora batuka, ntashimwa, ntahabwa ibihembo, so many things. Abantu bakurikirana igitabo cya Rules of Parenting, amabwirizwa cyangwa se amahame yo kurera abana, narabivuze cyane ko nk'umubyeyi uko abana bawe baba baperforminga cyangwa se bitwara mu buzima bwa buri munsi, nta burenganzira ufite nk'umubyeyi wo kugaragaza umwana ukunda kurusha abandi. Ibi ni ibintu bishaka kugira abana aho ingaruka bakazarinda basaza bafite ibibazo. Hari imiryango usanga niyo mubyeyi wabo yaba apfuye, niyo yaba asize imitungo ingana iki, bumvikana bakagira uburyo babana, bakagira uburyo bakorana, bakagira uburyo bafashanya hagati yabo. Ariko hari n'abo uzasanga niwabo baba nta n'imitungo bafite ariko bafitanye umwiryane udafite ahantu ushingiye. Abantu bakavuga ngo nta hantu ufite ushingiye, nyamara uva mu rugo uko wabareze. So mu gihe tuganira ku mafaranga, inheritance cyangwa se n'ibindi bibazo bishobora guterwa n'amafaranga hagati yanyu nk'abavandimwe, ni byiza ko utera intambwe inyuma ukareba uburyo mwakujijwe, uko mu rugo mwitwaraga, uko ababyeyi babafataga, powers zari ziri hagati yanyu, cyangwa se niba hari wumva hari ubutabera utagiraga, hari uburyo hari inequality cyangwa se gusumbanwa, niba ari gusumbanwa hagati yanyu. Umuvandimwe ashaka kukuguriza amafaranga, warangiza ugatinda kuyamwishyura, akakwitwaraho mu buryo budasanzwe, akagutuka, akakwandagaza, akagusebya, ukabona reaction aguhaye kuko utabashije kumwishyura mu gihe irengeje impamvu, irengeje situation murimo yo kuba utamwishyuye. Kuko wenda umuvandimwe wumva ko ushaka kumusanga ukamubwira uti you know what, nawe ndi kubasha kwishyura kubera ko mfite ibibazo ibi n'ibi, we ukabona arakurakariye, agufite umujinya n'urwango rurenze ibyo ngibyo. So hari igihe muri we aba ari uko n'ubundi abona yuko wamye ukura bagufevaringa, wamye ukura ibyiza byose ari wowe ubanza kubibona, mwakuze ari wowe utwara ibyiza byose, ari wowe ugaragara, ari wowe bashima, ariko we none aranakuguriza ntunamwishyure. Haba harimo akantu k'ishyari kadafite ahantu gahuriye n'ayo mafaranga, wowe ukagira ngo icyo mupfa n'amafaranga kandi ahubwo hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Okay, so ni byiza ko twiga kuganira ku mafaranga mu rugo hagati yacu n'abana bacu. Ibiganiro by'amafaranga bishobora kuba uncomfortable, really bishobora kuba uncomfortable. Ntangira iyi video narabivuze ko abantu bashobora guhura bakaganira kuri love, bakaganira kuri politike, bakaganira no kuri sex ye, ariko bagatinda kuganira ku bibazo by'amafaranga. Ibibazo by'amafaranga they can be quite discomfort to talk about, but
ni ikintu cy'ingenzi ko tubiganiraho tukabasha kwiga perspective cyangwa se umubano wacu n'uburyo tubona amafaranga bitandukanye kugira ngo ejo n'ejo utazasiga abana warabasigiye imitungo myinshi warasigiye imitungo ikomeye bakabaye bakomeza legacy yawe bakayubaka bakubaka empire bakagera ku nzu zo tabasha kugeraho ariko bo ntibabashe kubikora kubera umwiryane waremye hagati yabo kubera iki warabasumbanishije ntiwabigishije kuganira ku mafaranga ntiwabasobanuriye iyo usomye Bibiliya umugabo witwa Yakobo muri Bibiliya ajya gupfa nawe yahaye umurage abana be ngira ngo muri icyo gihe abantu bahaga agaciro cyane umugisha cyangwa se amagambo y'umubyeyi amagambo akwaturiyeho ay'umugisha cyangwa ay'umuvumo niyo abantu bafataga nk'umurage umubyeyi wawe yaguhaye so nawe tubona yuko ajya gupfa yahaye umurage abana be ariko ikintu kikwereka ko ikintu yakoze cyari cyiza yarabicaje abaha umurage wabo umwe kuri umwe akanababwira impamvu abahaye uwo murage wowe Rubeni nguhaye umurage uyu n'uyu kubera iki uzamera gutya na gutya na gutya kubera ko wuriye uburiri bwa so wowe Kanaka Simiyoni nguhaye umurage uyu n'uyu uzamera gutya na gutya kubera ko wakoze ibi n'ibi wowe Yosefu abana be bose uko ari 12 yabahaye umurage anababwira impamvu awubahaye wisiga abana bawe mu rujijo wisiga abana bawe mu ntambara wisiga abana bawe mu kumva yuko utabakunda utabishimiye at least niyo batakwishimira umurage ubahaye cyangwa se ibyo bahaye kuzungura basobanurira impamvu ubahaye uwo murage kandi nabibasobanurira abantu bose bumva abavandimwe babo babandi bumva kugira ngo ufite ikibazo ako kanya kivuge ufite icyari cyamunigaga akivuge niba mutongana tongane neje atazanaza kariganya abantu abagenzi bazamubwira ati hoya papa yagwaye umurage kubera ko wenda utize kubera ko wenda uri umusazi cyangwa se ukora ibi n'ibi ni papa wifashe umwanzuro kandi yarabitubwiye wiza kuturenganya nanjye ibyo bampaye ngibi babimpaye mwese muri babambwira n'impamvu babimpaye wisiga abana bawe mu ntonganya wisiga abana bawe mu mujinya pfa ugenda amahoro nta izindi nkurikizi cyangwa se hari n'ababyeyi banatanga imitungo yabo cyangwa se bakareka abana babo bakabazungura bagihari umubyeyi agihari agifite imbaraga agikora kugira ngo anabayobora uburyo ibyo bintu babikoramo anabafasha anabasapoting arebe ko abana inshingano yabahaye bashobora kugira gute bashaka kuzikora ntarekera aho ngaho ngategereza umusaza apfa kuko ushaka no kwicwa n'ikindi kintu impanuka ushaka kwicwa n'uburwayi butunganya abantu bararyama bagapfa anything nta numwe muri twese ubuzi n'imbejo azavuka azabyuka nta numwe muri twese ubuzi ko ejo azabyuka ni byiza rero ko ibintu nk'ibyo mubigaragaza hakiri kare mukabiganiraho hakiri kare kugira ngo habe umwuka mwiza mu muryango okay nibingiye nashaka kuvuga oh my god ntabwo nzi impamvu navuze mfite ikaramu but anyway nibingiye nashaka kuvuga ku bibazo tugirana hagati mu miryango bijyanye n'amafaranga cyane cyane muri inheritance ariko wenda nagira ngo mu Rwanda ibintu bya inheritance nta nubwo bizakomeza kugira imbaraga cyane ko numvishije ko hasohotse itegeko ry'uko abana atari ngombwa ko bazungura imitungo y'ababyeyi babo ahubwo ngo nk'abana tugifite uburenganzira ku mitungo y'ababyeyi bacu kereka umubyeyi ashaka kuyiguha ariko umurage ababyeyi baguha ni ishuri ukagenda ukajya kwirwariza ukajya kubaka ibyawe kereka umubyeyi ashaka kubiguheza naho ubundi ntabwo bikiri kamara ko umwana agomba kuzungura ibintu by'umubyeyi we but anyway still ntabwo bivuze ko witwara uko wiboneye cyangwa se ko mu muryango mutaganiye ibintu by'amafaranga kuko n'ubundi se nyine nk'umubyeyi nupfuza ibintu uzabisigira nde niyo kaba ari akazu k'ibyondo uzabisigira ndetse ufite gushaka uwo bisigira kandi ugashaka wa mwana w'intwari mu bandi ubona ko utazahemukira abandi ubona ko atazarya abandi akaba ari usigira iyo mitungo okay thank you so much ndasoreza ngaho